aba bahanzi rero tubakuraho natwe amagambo tuzigisha nk'ukwezi kuko giye yo baririmba ndanandika kuko ari ninde ndirimbo ajyagira afite ukuntu bivangavanga byo sinabishobora ngo adukuye mu nza guduhinzandiko biza Paulo iza nkahita ngenda nanjye nandika nkahita nanjye ngenda notaho yadukuye mana aho wadukuye aho tugeze hahita nturamo ikigisho kigaragaza aho twavuye. Mama Lionel wa mbere. Mama Lionel ni umuntu ugira courage mu buzima busanzwe. Icyo dugihurijeho n'abantu bari kutureba. Ni umuntu ugira courage. Sinigeze mubona yacitse intege. Kandi burya mu buzima ibintu bitworoshya tebo ni byinshi birushaho no kwiyongera mu isi. Nta muntu ubaho tebo utakora ikosa. Nta ubaho. Umuntu wese yakora ikosa igihe icyari cyo cyose. Kereka atitwa umuntu yitwa irindi zina. Rero umuntu yakoze nabi cyangwa yakoze ikosa ubaye mwiza wamukosora. Ariko nyine kubera ko twese tutabyumva kimwe hari abatabyumva. Aho namubonye ikintu namukunzeho niwe muhanzi uzakicara ku isaha mutumiriye yamara kuririmba ntaze mu matwi yawe ngo ko nihuta ndagiye ngo agende itano ritarangiye. Kuko nari wabonaga hari abantu bazana umwuka utari wo bavuga batari ko playback ntabwo wapi no numva ngize confusion ndavuga nti ariko reka mbaze Alexi wenda nk'umuntu mukuru numva icyo bivugaho. Ambwira ijambo rimwe ntari ya kabiri arambwira ngo uburyo bwose ushobora kubona cya ubwo niba twabyita amahirwe ariko ukorera Imana uzabukoresha. Ntago ari byo bihindura biriya, ntabwo ari nabyo bikora bishobora gukora ku marangamutima ariko bikamera nko koga amazi y'akazuyazi. Iyo uri kuyoga wumva ari byiza ariko ntatinda kugushiraho kandi ukonja kurushaho. Ariko iyo ugize amahirwe ugasanga umuririmbyi uhari afite ibihe byiza akaririmba mpamya ko n'umuvuga butumwa abavuga ati wow tuguha icyubahiro habwa icyubahiro ni cyawe Yesu uragikwiriye amashimwe ni icyubahiro ni cyawe Yesu iminsi yose. Ikintu nshimira uyu mama ndagaza byitaho ubanza niyo umurwanyije araguhunga akavata ubutatu uzagaruka tuzongera duhure noneho ari hejuru cyane kuko so rero kuririmba wumvise umuvuga butumwa mwiza wandika neza. Mureba urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho twahinduwe abana b'Imana ihoraho dukwiye kubana amahoro. Mureba urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho twahinduwe abana b'Imana ihoraho dukwiye kubana. Mureba urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho twahinduwe abana b'Imana ihoraho dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzarikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana
abana bera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. aha abakunzi ba Mama Lionel, abakunzi b'icano ya Mama Lionel, tubahaye ikaze. Mama Lionel rero yakiriye umukozi w'Imana Isayi, ubwo reka mwakire mu cyimbo cya Mama Lionel. Meze neza Isayi? Meze neza. Yishe protocole muri ADP ariko ntacyo. Meze neza. Okay. Mama Lionel namwe twongeye kubaha ikaze. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira na Isayi. Mbere ko tuganira rero reka tubasabe Mama Lionel abanza asenga. Mana iriho, wahozeho uzahoraho, tugushimiye ko uyu mwanya tugiye kuba akanwa kawe. Turasabye ngo ibyo ushaka kwaba abantu badukurikiye bumva aba ari byo tunyuzamo. Ukuboko kwawe kubane natwe kuva dutangira kugeza dusoza. Tubisabye Imana mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Mama Lionel, Isayi umwibukaho iki umubonye? Isayi rero uretse no kugira icyo mwibukaho, ubusanzwe ndamukunda. N'umuhanzi nkunda cyane muri ADPR, niho twamenyaniye. Nkunda ko aririmba indirimbo ziryoshye, zituje, zisirimutse, zirimo ijambo, zigenda kuri ritimi itirukanka umuntu kandi akumva arashaka kwirukanka kandi zitiruka. Kandi nkamukundira ko ari umukozi w'Imana utizamura, aho umukenereye uramubona. Nakunze kubura ibyumba by'amasengesho, nkajya muhamagara akaza, ukabona bimurimo, ukabona aba mu murimo nawe umurimo n'umuhanzi birimo. Urakoze cyane Isayi. Biravuga kuvugwa neza impango biruta amavuta. Wabyumvaga gute igihe yavugaga, cyangwa n'icyo uzirikana muri uwo murimo yavuze by'ibyumba n'iki? We n'icyo uzirikana kuri Mama Lionel mbere yuko tumuvuga w'uyu munsi wa mbere, ataraba n'umuntu wo muri social media uzwi cyane, wa mbere? Mama Lionel wa mbere. Mama Lionel ni umuntu ugira courage mu buzima busanzwe. Icyo tugihurijeho n'abantu bari kutureba, ni umuntu ugira courage. Sinigeze mubona yacitse intege. Kandi burya mu buzima ibintu bitworoshya tewo ni byinshi, birushaho no kwiyongera mu isi. Ariko iyo uri umuntu ugira courage, nasanze ahantu hose nyine ushobora kuhaba. Ibintu byanze ugakomeza ukagerageza, n'igihe byemeye courage zikaba nyinshi. Mama Lionel rero njyewe nuko muzi. Uyu munsi si umuntu, uyu munsi noneho birarenze. Uyu munsi mugani ni ku bicu, ari ibintu avuga nyine ukabona. Kandi abantu nyine bakunda, hariho ikintu kimwe njyewe nemera, ntabwo twese dushobora gutera kimwe. Burya ikindi, nta muntu ubaho te utakora ikosa, ntawubaho. Umuntu wese yakora ikosa igihe icyo ari cyo cyose, kereka atitwa umuntu yitwa irindi zina. Rero umuntu yakoze nabi cyangwa yakoze ikosa, ubaye mwiza wamukosora. Ariko nyine kubera ko twese tutabyumva kimwe, hari abatabyumva, hari n'ababyumva. Ibyo rero kuba bihura byombi nibwo buryohe bwabyo. Ntabwo ari ikibazo cy'uko hari abantu batabyumva, ahubwo igikomeye nuko hari abatabyumva hakaba n'ababyumva, byombi bigahuza, noneho ukuri kukazishakira inzira. Yego, ubwo nibwo bita ubudasa. Mama Lionel rero iyo turi kuvuga umurimo tubivuga bigendeye mu byo dukora, mu by'Imana ikorana natwe. Iyo ubonye umuririmbyi nk'uku nguku kwa Isayi, urugendo amaze kugenda, wavuze ngo ni umuririmbyi ngo uririmba indirimbo zisa n'izituje ngo ariko ngo kandi ngo ukagira ngo zirihuta, ubona uruhare rw'abahanzi rugaragara mu ivugabutumwa mukora? Ni ikibazo gikomeye ariko ndagerageza kugisubiza, kandi ndagisubiza mvuga Isayi. Isayi yagize uruhare mu guhindura imitima y'abantu b'abapagani, agira n'uruhare mu gukomeza imitima y'abakijijwe, agira n'uruhare rwo gukongeza abanyamwuka bagenzi be. Muzi ari umunyamwuka, muzi ari umunyamwuka, dukorana umurimo. Yagize uruhare rwo yakoze ibiterane binini. Kubona umuntu wabonye mu biterane binini ashakishwa, ukamuhamagara mu cyumba cy'amasengesho,
akaza bikunze aha namwigiyeho ikintu cyo kumenya umurimo w'Imana ni iki. Ubusitari bwe yabwitwayemo neza, ndabihamya kuko genda muzi. Ni gake uhamagara umuhanzi umaze kumenyekana mu biterane, watangiye kujya mu bihugu, ngwino mu cyumba cy'amasengesho, kandi abizi neza ko kibamo n'abantu bake, abizi neza ko kibamo n'abantu badafashwa. Ubundi mu miterere y'abahanzi ni abantu bakunda ibintu byo gusanga ibyuma byesitaye umuziki ugerereye, ariko we ati mubaza n'amakorera banza yego ati we ntiyakubazaga ngo umuziki ni sawa, yazaga wizaniye utuje, Imana ikawukoramo tukumva umuziki ni danje. Akaza kandi akaza aho namubonye, ikintu namukunzeho ni wa muhanzi uza akicara ku isaha mutumiriye, yamara kuririmba ntaze mu matwi yawe ngo ko nihuta ndagiye ngo agende itano ritarangiye. Aka kantu gafite bake kuko nagiye nyobora ibyumba cyane, nakundaga gutumira abahanzi bamara kuririmba, akahubwo akanakubaza ati ni indirimbo zingahe indirimbo, uti ni 5, agahita ashyiraho n'izindi 2, yarangiza ati mpitike ndigendeye. Noneho Izayi yaricaraga mpaka agasozanya n'iteraniro, ukajya kumwakirana n'abantu bakuze, ariko namuranga abantu umuntu uteye utya nashobora kutazakenyuka mu murimo, gukenyuka mu murimo, ariko uzi ko hari abantu bakenyukira mu murimo tukoberwa uko barangiye. Kandi mukanya wajya mu cyumba ahantu ushaka amavuta ugasanga naho yicayemo ataje kuririmba, kavuga uti umwana w'umuhungu uko biri kose si igikenya mu by'Imana, ashobora kuba arahagurukiye ku birenge by'abantu bakuze. Kandi igihe uko muzi ni wa mwana uhora yiga, akubona nk'umubyeyi akumva nta kuva iruhande utagize akantu umuhugura cyangwa umuhana. Icyo mbemuzo keretse nimba ari gihe abikoraho gusa, ariko uko twajyaga duhura wabonaga adashaka kundekura ntagize akantu umuhugura cyangwa muhana cyangwa akajambo k'ubwenge. Ibi bintu rero byatumye mwiyumvamo, na bugingo n'ubare mu bahanzi niyumvamo bakora umurimo w'Imana batagononwa, bibarimo. Ubona yagize Imana, abona umuntu umubwira ngo ngwino ukora umurimo w'Imana, gusa courage. Izayi yabavugaga wumvaga bikomeye, ariko ndagira nawe tubwire. Mama Lionel avuze bike, ariko agaruka ku muntu uvuga ati ntakuze mu matwi ngo akubwire ngo ko ngiye se. Bundi buriya hari ijambo nyantekereza Bibiliya ivuga ngo mugumu ko mwahamagawe. Ririya jambo dukeneye tugize amahirwe nka Pasiteri Wambaje cyangwa se Michel Zigira inshuti, Pasiteri Ntambabazi nawe buriya aravuga ukumva ni sawa, n'abandi aba Mama Lionel bakwiriye kuzare twigisha kuguma uko wahamagawe. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari ikintu cyoroshye kuguma uko wahamagawe. Cyakora wenda impinduka zishobora kubaho, wenda tuvuga n'urugero nka mbere twajyaga turirimba dukoresheje diskete, bivaho dukoresha CD. Uzi ko hari igihe n'amatorero yaguraga recteri za CD. Hanyuma uyu munsi ubona ko ibintu bigezweho ni ukuririmba nyine muzike, donc beautiful life. Ariko kuguma uko wahamagawe ni ukuvuga ngo njyewe uko mbitekereza, nyine bo bazatubwira uko babyumva, cyane ko bo ni umwe mu mirimo yabo gusobanura ijambo ry'Imana. Ariko kuguma uko wahamagawe ntabwo ari uko hari ahantu wahitamo n'ahandi utahitamo. Cyakora iyo bigeze mu madini hari igihe biturimita, ariko mu by'ukuri ukuri guhari kw'ijambo ry'Imana nyine. Hari ikintu Alexis Dusabe yigeze kumbwira kera ntajya nibagirwa, yigeze kumbwira ngo ikintu cyangwa se uburyo bwose wakoresha, ariko ukorera Imana uburyo bwose. Kuko wabonaga hari abantu bazana umwuka utari wo, bavuga batari ko playback ntabwo wapi. No numva ngize confusion, ndavuga nti ariko reka mbaze Alexis wenda nk'umuntu mukuru numva icyo abivugaho. Ambwira ijambo rimwe ntari ya kabiri, arambwira ngo uburyo bwose ushobora kubona, ubwo niba twabyita amahirwe, ariko ukorera Imana uzabukoresha. No bituma rero mvuga nti
ngize amahirwe wenda nkagira icyo nkora akagira uwo bigirira umumaro n'ibyo. rero mwebwe akenshi muririmba mbere y'uko abavugabutumwa babwiriza ngo mutegura iteraniro hanyuma rero umuvugabutumwa nabwo akaza akaririmba akavuga yasoza mukaba ari namwe mukomeza kuririmba kugira ngo mukomeze korosa rya jambo rigira imbaraga mu mitima y'abantu baryumvise. Mukorana mute n'aba bavugabutumwa b'amariyoneri kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke? Sinzi niba hari mwigeze mujyana kuri tele ubwo uraza kumbwira uko byari bimeze mu giterano baba batumiyemo, ariko noneho iyo bakubwiye ngo ririmba mbere y'uko umuvugabutumwa yigisha, mubona umumaro wanyu ugaragara mu kuzana abantu kuri Yesu, cyangwa akenshi kuko ari umuvugabutumwa urangira hamagara ati abaza kwihana muzi, mubona umumaro wanyu ugaragara cyangwa birangira muri wa muvugabutumwa mwateguriye? Nibajije urumva Theo naririmbye mu byumba byinshi ibyumba byinshi cyane. Abadukurikira hano i Kigali wenda no hanze ya Kigali no mu ntara barabizi nagiye henshi, si ibyo gusa no mu biterane. Kandi buriya abantu hari abantu nyine baba bafite imyumvire yabo, ariko ngiye maze gusobanukirwa ko uko wumva ibintu nta kibazo. Igikomeye nuko urugendo rugihari dushobora kuzabyumva kimwe. Kuba utanyumva uyu munsi nta kintu bitwaye. Nimenya ubwenge birankosora uburyo bizaduhuza. Noneho rero icyo nshatse kuvuga, mu bihe byashize hari ukuntu nyine nk'uko nari nkubwiye wabonaga umuntu yagiye kuririmba mu cyumba, kumva undi mwaganira ukamubwira uti navuye kuririmba, akumva wakoze ibintu by'ubuswa ati ntabwo ibyo bintu byumvikana. Urumva abantu bafite imyumvire itandukanye, ariko iyo nkurikije rero ko nabibonye kuva icyo gihe meme n'uyu munsi, iyo ugize amahirwe ukajya mu iteraniro harimo umuririmbyi mwiza, umuririmbyi mwiza ntabwo ari umuntu ufite ijwi rigororotse cyangwa se umuhanga, no, ntabwo ari byo bihindura biriya, ntabwo ari nabyo bikora biriya bishobora gukora ku marangamutima, ariko bikamera nko koga amazi y'akazuyazi. Iyo uri kuyoga wumva ari byiza, ariko ntatinda kugushiraho kandi ukonja kurushaho. Ariko iyo ugize amahirwe ugasanga umuririmbyi uhari afite ibihe byiza akaririmba, mpamya ko n'umuvugabutumwa abavuga ati wow, hanyuma bimwongerera imbaraga. Noneho rero ikindi nabonye, iyo umuvugabutumwa nawe amaze kubwiriza nawe ukajyaho bakaguha indirimbo ukaririmba, nta nubwo wumva umunaniro, uba wumva byijyana. Rero byagombye kuba byabaye byiza, cyangwa se byagombye kuba uburyo duhuza kuko hari n'abatemerana bati aturiya niwe waje kibuga cyane. Gusa Theo nabwo ntitwakirengagiza ko hari n'abantu bavuga ijambo ry'Imana ritari ijambo ry'Imana nyakuri, bivuze neza. Hari n'abantu baririmba indirimbo nyine ryuzuye, wenda kereka uramutse ubishyize muri iyo hangire ukavuga uti wenda kubera, ariko ubundi ugize amahirwe ugahura n'umuvugabutumwa se nka mariyoneri mwaba mwahuye noneho muri iyi minsi avuye Dubai ubu ngubu, kandi tujye tuvugisha ukuri. Nigeze kuvuga rimwe akantu umuntu ahantu n'akantu Imana yari yankoreye, numva umuntu arabipfobeje no ndabana, ariko ibitekerezo byawe nibo biyobora tu n'abantu uko biri kose. Umuntu akijya muri segonderi, Theo tekereza umunsi utsinda ujya byari amashi utashye. Ubu rero uyu munsi wasoje kaminuza, hari umuntu wasoje wenda ushobora kuvuga ati segonderi njyayo kabisemba, aho usinyimenya n'amakuru yabyo. Ariko mu by'ukuri kiriya gihe kuko byari bishya kuri wowe, uba wumva nyine birakurikiraga ngahamagara se runaka nawe yaratsinze, nawe byagenze gutya, wenda nkiri mu wa kabiri kuko ishimwe riba ricyumvikana, narakurikiranaga nkabaza amanota y'abandi banyeshuri sarasohotse ni bane no batsinze iwacu, ariko ubu sinkibikurikira. Kandi ntureba ko mama Lionel agiye hariya, ubu imiryango irafungutse. Amen, ndabyakira. Ubu imiryango kandi uzabibona. Ejo ushobora kujya kumva ni mu Bushinwa, ejo bundi muri Amerika,
cyangwa i Burayi. Noneho rero ahubwo abantu umugani nibagabanya umwuka wo kutemerana, bace bugufi Imana nikura hasi igashyira hejuru, kandi bishatse igukura ahandi ari wose waba uri hejuru ikakujugunya hasi. So rero njyewe numva kwemerana ni byiza. Okay, Mama Leone, uruhare rw'abahanzi murarubona mbere y'uko ubwiriza. Akenshi bashyiraho korali, ubwo ndavuga n'uruhare rw'indirimbo muri rusange. Bashyiraho korali iri buteguriza umuvuga butumwa akabwiriza bimeze neza, iteraniro rimeze neza. Cyane nk'abahanzi nk'uko kwa Isayi. Uruhare rwabo murarubona iyo muri bujye kubwiriza, iyo bamaze kuririmba mwumva hari ibintu byahindutse? Yego, uruhare rwabo turarubona, ariko abantu badukurikiye banihangane mvugishe kwa kurengira. Hari umuhanzi batumira ikibuga kose kumva amarezo yose arayakopye, kumva connection zose uko zakabaye z'urusengero arazikopye. Urabona hari ahantu tuba duhagaze tubwiriza, biba bisaba ko hari amavuta yawe ujyanye n'ayiteraniro usanze. Noneho igihe usanze iteraniro nta mavuta rifite, bisaba ko ukoresha yawe. Iyo utayafite sasa ni kwa kundi iteraniro uripfa. Hari igihe ukubitana n'umuhanzi udaheruka isengesho, udaheruka kwihana, udaheruka gucaginga, akagendera mu izina ry'uko yamenyekanye. Akenshi akagera kuri tere ugasanga n'ibintu arimo aririmba sibyo bikenewe. Ubundi hari ibintu biba bitanakenewe. Kumva umuntu ibintu aririmbye ntibikenewe. Ubundi biba bisaba ko n'abahanzi bajya kwiga, bakiga na homeritike, bakiga bakamenya ibyo bagiye kugabura, kamenya sano ngiye kubwiriza cyambere ndambara nte, kuko hari na style wambara deje ukaba wishibye ugiye no kuvuga. Icya kabiri, hakaba n'igihe ugiye kuvuga ibintu bidakenewe aho hantu, ugiye kuririmba Imana yampaye ifiriti, harimo abashonje batabonye ibijumba. Yego, ugiye kuririmba amarangamutima we y'ibikomere ntakenewe. Ubundi umuhanzi usenga iyo bamuhaye indirimbo bwa mbere, ubwo ikirere barangije kumenya ngo iki kirere ndagikoreramo gutya, ndabanziye, ndumva nimbanziye igenda gutya, bitewe nuko ndi kumva mu mwuka abantu bameze batya, mwuka mpishuriye ko abantu bakeneye ibi. Kuko natwe abavuga butumwa dutegura ijambo ry'Imana ukajya muri agenda ugategura, ariko wakwicara ku ruhembe umwuka deje agahita guhishurira ibyo abantu bari mu iteraniro bakeneye. Naho wasoma iryo jambo ariko kumwe wari detail uza kurisobanura, umwuka akajya kubwira ibyo abantu bakeneye. Niko iyo wakoranye n'umuhanzi usenga uzi cyiteraniro rikeneye, akuzamura mu mavuta hejuru. Kuko arabahanzi batumanura, bigasaba ko nyine witako wongera gutangira ugakora he nahawe. Ariko hakaba n'umuhanzi ukuzamura. Urugero nka Isayi kubwiriza ahantu amaze kuririmba, ubuze amavuta waba ntayo ugira, waba ntayo ufite. Nimba avuze ati tuguhaye icyubahiro, habwa icyubahiro n'icyawe ibihe byose uragikwiriye. Ubundi ayo magambo yonyine kumuvuga butumwa w'umunyamwuka arimo icyigisho. Nimba ibi nabivuze atuje nta mbutiyaje, tuguhaye icyubahiro, ibyo byonyine ahita wigisha ku cyubahiro cy'Imana. Habwa icyubahiro nko kuva nko kugisunika gihabwe, hitugihabwa Mana. Ukamva hajeho nakashuva ngo ni icyawe. Aya namagambo je nakwigisha umwaka wose. Ariko aya ngayo utari umuvuga butumwa ufite amarezo, wafungutse mu mwuka, wayumva nkaye ngo tugaye icyubahiro, habwa icyubahiro n'icyawe. Umva tuguhaye icyubahiro, abantu twese turaha, yabo ufite ibiro bike yaba umwana yaciye ku musambi wa mukecuru urumva n'uburyo ahimbamo nta buswa, ntabwo yikunze avuga ati nguhaye icyubahiro ariko nukuvuga ngo abantu bose bari muri iteraniro, ubyibushye, unanutse, ujenjetse, ufite kuraje, guhaye icyubahiro. Mbega nudashaka kukigwa guhaye icyubahiro. Noneho nimba batarabyumva neza, habwa icyubahiro, uragikwiriye, ni nka kashe uragikwiriye. Ukongera ni icyawe, ni nko kuvuga ngo
ugeze aho ni icyawe wenyine ibihe byose ushonje ukennye waba uraye wakwirukanye ku ishuri ibihe byose ni amagambo umuvugabutumwa ahagurukiramo watera hereruya batinda no kwikiriza ukumva wayikirije isiza yaba akatoririmbira mba nakanyuzeho rwose abantu babyumva tuguhaye icyubahiro habwa icyubahiro ni cyawe Yesu uragikwiriye amashimwe n'icyubahiro ni cyawe Yesu iminsi yose. urumva ariko ubanza wumve ayo magambo waba umudiyakoni uri hari inyuma yaba uri mu gikoni utetse yaba wicaye ku musambi yaba waje yambaye kositimu yaba waje yambaye imyenda ihendutse tuguhaye icyubahiro kandi turacyabikomeje habwa icyubahiro kuko ni icyawe iminsi yose uragikwiriye. amen. Izayi mwebwe se hari abavuga ubutumwa batuma ushobora kudakomeza kuririmba ukumva birarangiye? mbere na mbere abantu bambonye nambaye ingofero reka manze ni excuse hano turi mu kiganiro turi kuganira bisanzwe ntabwo yes niyo mpamvu ariko ku kibazo warumbajije ngo ese hari abavuga butumwa Theo ngewe mu Rwanda hose narahageze wenda sinageze kuri buri torero buri mudugudu ariko intara harya Kigali Gitarama Butare Gikongoro cyangwa intara hose narageze nahuye nabonye ibintu byinshi hari ibintu ntavuga oya hari ibintu ntavuga maze gukura hari ibintu ntavuga maze gukura haba mu bapasitoro haba mu bavuga butumwa n'abaririmbyi nakubwiye ngo twese turi abantu nyine umushobora gusanga yaje ari umuntu rwose uwo munsi ugasanga yaje ari umuntu kandi ari bwigisha kandi akigisha ari umuntu. Hanyuma iyo ugize amahirwe rero ugasanga si we ahubwo ni Kristo muri we aho ngaho ho mutaha abantu bavuga bati wow. Ariko uziko buriya uretse ko ibintu by'Imana wenda bigenda bigira izindi mbaraga ntazi ubwoko bwazo mu bantu ariko ibintu by'Imana Theo uziko uba nta nkweto ufite nta muceri uri mu rugo nukuri ukaririmba indirimbo z'amashimwe ariko ubu ngubu hari abantu batabyumva ko bishoboka rero iyo umuntu yaje atari we ahubwo Kristo muri we ibyo atanga none se ndega ngo urugero nka marionette aravuze ngo tuguhaye nanjye arabivuze numva nibishye numvise ari bishye tuguhaye none mvukunda ntiyoroshye ati baba banini baba bato waje ashaka n'utabishaka twese turakiguhaye none ngo uragikwiriye ngushimangira hanyuma ngo iminsi yose mbese ni nko kubwira Imana ati Imana ugeze ahantu hawe rero urumva ngo si wowe uri mu iteraniro uri umuririmbyi umuntu akabanza akavuga nk'aya magambo ugute wacumbeka aya ntabwo bishoboka. Mujya muhimba indirimbo se zishingiye ku byo abandi babwirije bakunda kuvuga ko hari igihe muhimba indirimbo kuko abavuga butumwa mwumvise babwiriza neza mugafashwa mukaba mwahimbamo indirimbo cyangwa n'abavuga butumwa nabo bagakora icyigisho mu ndirimbo zanyu? Ibyo byose birashoboka, ibyo byose birashoboka. Uzarebe iyo umuntu ari umwanditsi mwiza Theo uri umunyamakuru uzabikurikirane uzasanga akunda kubana n'abantu bafite ijambo ry'Imana. Iyo umuntu ari umwanditsi mwiza aririmba indirimbo uzakurikirana imvano ye aho yavuye uzasanga. None rero hari n'umuntu uba ufite wenda umutwaro ukabitekereza ariko akabana n'abantu bahora bamumanura ariko ikintu nshimira uyu mumama
ndahagaze abyitaho ubanza niyo umurwanyije araguhunga akavata ubutaha tuzagaruka tuzongera duhure noneho ari hejuru cyane koko. So rero kuririmba wumvise umuvugabutumwa mwiza wandika neza. Nibaza wenda kubavugabutumwa bo sinzi niba indirimbo nayo bashobora kubigenderaho bakavuga ijambo ry'Imana ariko yego mujya mubigenderaho nko kwiza yamara kuririmba ukumva ijambo rirahindutse ugiye kuvuga ku byo yigishije yaririmbye cyane. Urumva nanabitangiye akivuga ngo tuguhaye icyubahiro habwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo nkangiye umuvugabutumwa konye umundi turi ibyuma bityazanye. Ibi bintu biranduzanya. Nabonye ibintu by'abanyamwuka biranduzanya. Nshobora guhita kuri iki cyubahiro. Icyubahiro mpita nkigira teme yivuga butumwa ry'ukwezi kose. Ku cyubahiro nkahita ninjira kwa Nebukadinezari uburyo yihaye kwaka Imana icyubahiro akavuga ngo ngiye Babuloni niyubakiye yarangiza akabizira. Nkahita mvuga uburyo icyubahiro ari cy'Imana. Aho nkaba kandi nkozivuga butumwa. Nkahita mvuga uburyo Herode yagiye haraba akamuha icyubahiro adakwiye bikarangira abayinyo bavuze ngo avuze nk'Imana. Icyubahiro cy'Uwiteka ngahita nkizamura mu mudugudu, nkakizamura mu ntara, nkakizamura ku isi yose, aho uri nawe wari umaze iminsi warakihaye nkakumenyesha ko leta nkumenyesha ko aho uri wihaye icyubahiro. Wumva warahagejwe nuko wize za PhD mu bihugu bitandukanye ugashaka kumva ko ari icyubahiro ukaze. N'icyo Uwiteka niko Izaya yaririmbye, n'icyo Uwiteka kizane vuba, n'Imana. Kandi nkakubwira ko mu guha Imana icyubahiro nawe ugiramo promotion yo guhita uzamukira muri icyo cyubahiro. Iminsi yose uha Imana icyubahiro hari akantu iguhaho nawe ku cyubahiro. Iyo ujya kureba umutwara abantu babibona ko wagiye nibyo icyubahiro. Aba bahanzi rero tubakuraho natwe amagambo tuzigisha nk'ukwezi kuko giye yo baririmba ndanandika. Kuko ari ninde ndirimbo ajyagira afite ukuntu bivangavanga byose nabishobora ngo adukuye mu nza guduhinzandiko biza Paulo iza nkahita ngenda nanjye nandika nkahita nanjye ngenda notaho yadukuye Mana aho wadukuye aho tugeze hahita nturamo ikigisho kigaragaza aho twavuye naho tugeze hagati yaho wavuye naho ugeze dukeneye ubuhamya. Urakoze cyane turasoje. Mama Lionel dusoreje hanga izagiye gusoza turi imbere ya ndirimbo Mama Lionel yavuze abantu ariko ubwo abantu bashaka Mama Lionel baramubona kuri channel ye arahari ari nawe yanga nyine nimero murazibonaho ahubwo Izayi harya afite channel nawe. Aho bashobora kumbona ni kuri chaîne yitwa Komera TV. Komera. Urakoze cyane Mama Lionel rero turasoje turagushimiye reka izasoza turi miliyoni ndirimbo mwari muvuzeho. Gusa ntararirimba hariho ikintu Theo kimwe mbona ubona ko nyine muri iyi minsi mbere ya covid wenda n'urugero mbere ya covid gatoya wabonaga abantu bamaze byarabaye nka competition bimeze nk'amarushanwa bo gusuka kubeshya. Nakubwiye ngo hari ibintu umuntu nyine areka ntavugeho ariko mu by'ukuri dukwiriye kwemerana. Urumva Mama Lionel ni sawa impamvu ati wadukuye noneho nawe agahita yibihuza nawe ko bikurikira cyane. Rero dukwiriye kwemerana bibaye byiza twakemerana ndetse ukansengera nanjye nkaguse twanagira amahirwe tukamenya ko duhurira mu iteraniro tugahamagarana tukabanza tukaza wenda kujya wenda nko ku mudugudu cyangwa se umuntu ari iwe tukabafata isaha tukabanza tukajya imbere y'Imana tuvuga tuti Imana ubane natwe uduherekeze taba ari twe tugiye aho rero niho kuzuzanya kubonekera. Ariko iyo nyine ugiye nkawe ukumva ko nawe yaje nkawe ntabwo ari ugutahiriza umugozi umwe. Rero murakoze cyane abadukurikiraga hano Imana ibahumugisha.
wadukijije umwaka umana uduha umwuka wera udukura mu bibi uduha Bibiliya udukiza gusoma inzagwa none dusoma inzandiko iza Pawulo Yohana n'izindi nziza udukura mu matanura y'umuriro tugaburira amata twariho twihebye none turagushimiye wadukijije amahane none dutuye mu mahoro yewe Mana wagize neza wadukijije umwaka umana uduha umwuka wera udukura mu bibi uduha Bibiliya udukiza gusoma inzagwa none dusoma inzandiko iza Pawulo Yohana n'izindi nziza udukura mu matanura y'umuriro tugaburira amata twariho twihebye none turagushimiye wadukijije amahane none dutuye mu mahoro yewe Mana we wagize neza amashimwe nayawe yewe Mana wagize neza amashimwe nayawe yewe Mana wagize neza